umva di ongera kavorime kiyo ndirimbo ndumva irimo ubutumwa bwiza. Nkiyumva nibutse ubuvumbuzi bwakozwe ku muti ufasha abantu babaswe n'inzoga n'itabi bagatandukana nabyo burundu. Ibyo nanjye narabimenye kuko ibyo byakozwe n'ikigo African Culture Medicine. Uwo muti bawita SGB Rukwata. Uyu muti ushobora kugutandukanya n'inzoga z'amoko yose zakubase, ukagutandukanya n'urumogi ndetse n'andi moko yose y'itabi. Reka dutanga ubutumwa rega kuko ikigo African Culture Medicine kiziye igihe. Aho wasanga umuti usenya kistudamibe witwa SGB Gisabiko. Abafite ikibazo cyo kubura apeti, umugongo, hemoroide, infection mu mara ndetse n'izindi ndwara bagatandukana nabyo. Erega nibyo koko kuko mu kigo African Culture Medicine uhasanga n'umuti SGB Checkup ufasha koza inyama zo mu nda zirimo igifu n'amara ndetse n'izindi zitandukanye. Aha kandi uhasanga SGB Muzehe wa Kazi, umuti ufasha kuringaniza imisemburo ku bagabo bacika intege mu kuboneza amabanga y'urugo. Ugize amahirwe yo kugana ikigo African Culture Medicine, ntuzataha utabajije SGB Kokomanga, umuti ufasha kongera ubushake mu gihe cyo guhuza urugwiro hagati y'abashakanye. SGB Imvura Idahita, uyu nawo ni umuti uvura ifumbi ku bagore, ukanaringaniza imisemburo yabo, ukanarinda ihindagurika ry'imihango n'ubabare mu mihango ndetse na za infection zitandukanye. Mu kigo African Culture Medicine ni naho kandi usanga amavuta avura indwara z'uruhu akoze mu mizi ya moringa n'igikakarubamba. Uhasanga kandi pomade ivura imitsi itajyana amaraso neza, abagira ibibazo by'ibinya, isereri, kubura ibitotsi, umunaniro, uburibwe bw'ingingo n'amagufa. Ikigo African Culture Medicine ugisanga mu mujyi wa Kigali Inyabugogo ku mashyirahamwe harangwa n'icyapa cyanditseho ivuriro ry'imiti gakondo nyafrika. Hateganye neza naho imodoka zisohokera zijya mu ntara, ndetse ukaba wanarisanga mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, akagari ka Bweramvura. Ukeneye kugana ikigo African Culture Medicine ndetse unashaka gusobanuza ibindi bitandukanye, hamagara kuri 0788 83 53 29 cyangwa 0783 93 54 47. Ushobora kandi no guhamagara kuri 0728 83 53 29. Reka tubasuhuze tubifurize kaza muri ikiganiro indirimbo ati ibanga ry'ubuzima. Ni ikiganiro uruziga rw'ubuzima, tuba dufite insanganyamatsiko zitandukanye, tuba dufite abatumirwa, tuba dufite murabizi ko kino kiganiro ari rusange nyine kubera ko ari uruziga rw'ubuzima. Reka tubahe kaza muri iki kiganiro nk'uko twe tuvuze ari mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, mu gihugu hagati ndetse n'abari mu bihugu bituranye Tanzania, Burundi, Congo, Uganda n'ahandi hose. Yohani mwiriwe? Mwiriwe neza. Nangiza ngo ntabwo ari iryawe. Arahabaye yabaye hajose ndahari kabisa. Urakomeye? Ndashima Imana inkoni igashirira. Edna nakata umusoza nubwo atajya avuga ko yarakora umutekinisi. Turamusoje. Agira mikoro yihariye gusitajya avuga. Reka tumusoze. Hanyuma nangira ngo murabyumvise ko tuhageze turi mu kiganiro cy'uruziga rw'ubuzima. Hari byinshi twanira mu buzima, ntabwo wagira ubuzima bwiza cyangwa se ntabwo wazajya ku ntego ibyo wifuza udafite amagara mazima, udatunganye, utameze neza. Kugira ngo ubutunganye cyangwa se ufite amagara mazima no kugomba kuba hari ibyo ubasha gukurikira kandi bikagufasha bikakubaka. Abandi tuvuga babaswe n'ibiyobyabwenge, bitabi, yoga n'ibindi byose byarabishe nabi. Niyo mpamvu Rukwata no kugira ngo abafashe kubikwatura byose hanyuma basigara ari abere batunganye bameze neza. Hanyuma rero nkuko mwabyumvise turi muri studio, afite byinshi buze kuza kutuganiriza, ariko akaza kutubwira nicyo tubuze kuza kuganira by'umwihariko. Ariko musigo afite harya bayita soroga, bayita ibica Gifaransa mu ngo niki? Bundi ikintu muri iki kiganiro mu ruziga rw'ubuzima tuzaya twibandaho ni kubigendanye n'ubuzima bufite intego. Ubuzima bufite intego muri make niyo nsanganyamatsiko yanjye muri iki kiganiro. Noneho habamo kwigisha kubigendanye n'ubuzima, noneho tukagira n'abantu buryo umuntu afite ubuzima afite n'amafaranga biba byiza. Ibyo rero turagenda tubihuza kugira ngo abantu barusheho kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Ariko mbonereho abadukurikiye cyangwa abaduteze amatwi kubasobanurira bimwe mu by'ingenzi, harimo ko kwigisha nyine ukuntu abantu bareka itabi, bareka inzoga n'iki, no kwivura hakiri kare. Ikindi ni ikigendanye wenda abadukurikiye ubu ngubu batabaza amazina yanjye, kuko ntago twatangiye tutabibwiye. N'ubundi byo twabwira ko twamaze kugira mu kiganiro. Ngira ngo babyumvise ngene bagabo John John arahari, Rukwata nayo muri iki kiganiro nawe arahari, ariko afite amazina ye bwite ariko ndangamuntu. Amazina ariko ndangamuntu Soma na Jean Bosco. Abenshi baranze Nyabugogo, hari abankurikiye baneza amatwi mbonero no kubasuhuza. Hari abandi dufatanyije umurimo w'ubuhanzi, banzi mu
ku izina rya scientifique umuscientifique kabisa mu muziki ndarenze igihangano cyanjye uzacyumva munsi umwe sasa nta kibazo rwose ubwo nabwo tuzagutegurira ikindi gihe maze gukora album y'umuziki sibyo ko nteganya kuyirashinga niba nzajya Serena niba nzajya convention ariko nimo ndabitegura vuba cyane sasa ubwo rero tukomeze tujya mu kiganiro reka twigiye ku kiganiro nyirizina dore ko tugira ngo ducunguze uburyo mwete tumenye uko tugomba gucunguza amasaha yacu kugira ngo tuze guha umwanya uhagije abantu kubera ko ubundi abakiriya ba radio ni bari abantu bahamagara niyo tugomba kubaha umwanya uhagije kugira ngo babaze basobanuze tubahe umwanya uhagije hanyuma ngira ngo Bosco reka twinjire muri iki kiganiro nyirizina kugira ngo ducunguze uburyo mwete tuze gutanga umwanya uhagije kuri bakiriya bacu kugira ngo baze kuza gutanga ibitekerezo cyangwa babaze Bosco uyu munsi badutegura ibiki kubijyanye n'ubuzima ku bigendanye n'ubuzima uyu munsi ndigisha ku bigendanye na amibe kuko amibe ni navuga ko ari indwara yibasiye abantu navuga ko ubundi amibe ngewe nyigere vuga ko mu ndwara zibasiye abatuye isi pana hano mu Rwanda ikigendanye n'inzoka yitwa amibe navuga ko ari indwara ikunze gutuma abantu basaza imburagihe ikindi bakaba bahura n'ingorane zo kurwara igifu kurwara amara kugira ibibazo by'umugongo kuba bagira ibibazo byo kugira hemorrhoide kuko hari icyo bita constipation cyangwa kwituma impatwe noneho hari nabo bayimarana igihe ikabatera ibibyimba mu mara cyangwa se urura runini aho ruhurira n'ikibuno bityo bikaba byatuma udutsi tugize urura runini rufatanye n'ikibuno turagara cyangwa se tubyimba hakazamo infection bityo bigatuma umuntu ahorana uburyaryate mu kibuno uyu munsi rero nashatse kwibanda kuri amibe cyane ariko hagati turaza kuvuga noneho kuri bwa buzima bufite intego nshaka gutangirira ku buzima n'ibindi nkaza kongera kubivugaho ariko cyane ndigisha kuri amibe hari nageze kuvuga ngo aryo usanga umuntu mu nda ye urumva kwameze utamutandukanya n'ishyamba rya Nyungwe cyangwa pariki y'Akagera kubera inzoka zibereye mu nda ubundi ngewe rukwata reka mvuge ko mfite umuti usenya kisi z'amibe kubera yuko naje gusanga iyo iryo shamba ryose rigashira burundu ubundi bita abacengezi burya n'abacengezi iyo ufite amibe ufite abacengezi bakugendereye hakuzi kugira ngo urya akantu ujye kubona umuntu atangiye gupfuruta gusa ubwo ko hariho n'abagira ibibazo by'ibirungurira bakabigarura hari n'abagira ibibazo nanone ibyo kubyimba akaba yabirya akadaka akabyimba nijoro ntarye hari abantu bihayereje imwe yo kurya rimwe kubera inzoka atari uko babuze ibyo kurya ibyo rero ni ikibazo cy'inzoka noneho ikindi hari aho bigera ku rwego rwo kuba amara ukajya kumva ngo urumva amara ugasanga harimo ibintu by'ibigaze noneho ukumva mbese umutekano ntawo ibisuzi hepfo reka ari ukohereza ibyo byose buriya ni mu ngaruka za amibe ubundi amibe abantu bagarukiye kuyivuza bashobora kugira ubuzima bufite umunezero akose buriya nta biri wa mugani nta bintu zirana nabyo cyangwa ni impamvu y'icyo kibazo nyine cy'iyo mibe ubundi amibe tugarutse aho amibe turuka mu isuku nkeya cyangwa kutarira igihe biriya biryo bya saa 8 saa 10 abantu barya biba byahororombye biri muri za resitora nta kamaro bifite ahubwo nibyo kwangiza ubuzima abantu bakagombye burya bafite amaresitora kugira twatuntu nabonye dushyushya ku buryo birya byibuze harimo akantu k'ubushyuhe kuko biba byamaze gutakaza icyo nakwita imbaraga kuba mbese biba byamaze kwangirika ariko tukiri aho ngaho wenda kuri amibe usanga ko uko kutarira igihe bituma abantu benshi bahura n'ingorane noneho ikindi nka amibe burya nk'abakecuru cyangwa se abantu bageze mu myaka za 30 kuzamura ariko gato dusubira gato inyuma ntaza kwibagirwa waravuze ko kutarira igihe ese buriya ari uko utarira igihe ariko arya ibishyushye none nta kibazo ikibazo no kutarira igihe warangiza ukarya ibiryo bikora ibyo rwose niho hahita barwara ibirungurira rwose burya abayishakaza niyo mpamvu burya ikintu cyitwa kurira igihe abantu bacyubahirije nanone ni bimwe mu byatuma abantu batarwaragurika kuko kutarira igihe ubonanije igifu ikindi hari n'abafata ibirindazi ibicapati
biba bimaze igihe urimo urabireba ariko nyine kubera inzara byose bakirira kandi n'ibintu bamugani tuzajya tumenya ko bigira expired muragenda kugura ibintu gusa gatwara hari n'ibisambusa biba bimaze igihe none bakagushuka ngo bagiye kubishyushya kandi byarapfuye hari amakuru nyitohoza nzakurikirana nigeze kumva ngo zino nganda z'imigati n'ibiki iyo ibintu bakoze bimaze kuba expired baragenda akabya bari twakwita nk'abazunguzayi bakabitwara mu biturage yonge bakagenda akabigurisha make kandi byaramaze kuba expired buri abantu bitwa abano bana bo ku muhanda bo baragowe byahatari kuko burya hari ukuntu bagenda bagatereta abantu baba mu gikoni bya binda boss bagiye basigaza bagira gute byose bavangavanze n'ibiki bakabahereza bakabibagurisha biriya bintu byangiza abana nubwo ari mayibo ariko bafite ubuzima nk'abandi bana n'abana kuryo yavamo umuntu muzima kibazo ni imibero nugira ngo ari ikindi gikomera kuri ibyo bintu rero noneho bari yabo barwara ibiyoka byo byatanje kandi nta n'ubushobozi bafite bwo kwivuza nta no bayivuriza nta n'ubwishingizi nta kintu ibyo rero wenda turaza kubirebaho ariko icyo nakangurira abantu no kugerageza kwivuza hakiri kare ku kibazo cya amibe kuko amibe hari aho igereka gutera nk'uko twabivuze mu tutangira igutera kuba wasaza imburagihe kuko amibe igera ku rwego rwo kuba yagutera ibifaranga bya bintu zo usanga kimwe kiraha ikindi kiraha burya ibe wimaranye imyaka myinshi cyane iyo atangiye kugutera rerije biri muri senye za amibe iyo maze kugutera rerije wishimagura ugafuruta bigera ku rwego rwo kuzazana noneho ibifaranga ariko so mwe tukiraho ngaho badufasha ukatwinjiza mu neza ukatubwira isinye zazo kugira ngo niba umuntu afite nk'eshatu cyangwa enye cyangwa ebyiri atekereze ko ziyo zimwinjiza mu wenda nk'ibimenyetso biranga amibe kuko iyo tuvuze amibe abantu benshi ntago basha no gusobanukirwa hari abantu bayigendana batanabizi ikimenyetso cya mbere hari ukubura apeti icya kabiri hari ukuba wagira ibirungurira icya gatatu hari ukuba wagira ibibazo byo guciragura cyangwa se kugira akayi k'inkorora cyangwa se kugira ibibazo byo kutituma neza ubwo urumva ni nka 5 noneho ku kigendanye n'icya gatandatu ni kuba wacika umugongo cyangwa se ukagira uburyaryate mu kibuno cyangwa ukagira ingorane zo urabona kwa kundi uba uvuye nko kuri toilette ukabona uturaso twaje uvuye nko gukora kwa kundi uba uvuye gutawaza ukabona haje n'amaraso icyo gihe yaramaze kukurenga ubundi amibe rwose abantu badukurikiye bivuje amibe bashobora kujya bamara igihe kinini nta bibazo bya amibe nubwo mvuga ngo ndavura amibe sinyivura burundu taza kumbwira ati tubonye umuganga uzaye tuvura burundu tukarinda twipfira aho ngaho rwose narengiye kwahuza na hahandi kubijyanye na bariya banywa ibiyobyabwenge bavuze ko bo ho ni burundu ariko kuri amibe no kuvuga ngo ubundi ushaka kugira ngo ugire ubuzima bufite umunezero ku bigendanye n'inzoka byibuze buri mwaka ugomba kwivuza inzoka ubaye urya resitora ubaye utarya resitora nkurikije umuti mfite ubaye utarya resitora ushaka kumara imyaka 5 kuko hari abantu nyihaba bajya mu rugo bafite abakozi bagira isuku ubundi rega burya ibiryo turya hari ni isuku ntago ari yo muri resitora gusa n'abakozi dufite nago hari igihe amasahani batayoza ngo ake neza ngo abe yabasha kuba yashiraho amazi agasanga ari imikori ubundi birasaba no gukurikirana abakozi bo mu ngo kugira ngo nabo isuku yabo ije bihagije no kubakurikirana kugira ngo burya inzoka ntago zituruka kuri muri resitora gusa ishobora guturuka ahantu henshi hatandukanye haba kurya izo burusheti zidahiye cyangwa kurya ibyo bintu nyine kurira ku masahani atogeje ibyo byose bishobora kugira ingaruka zo kuba umuntu yarwara amibe none ntekereje ndavuga ati se buriya hari umuntu ushaka gucika muri resitora yo bidashoboka resitora ntago navuga ngo abantu bazicikemo burundu rwose atagira nuza kubyumva akabyitwara ariko rero kwirinda ntabwo tuvuze n'aba ni business birumvikana ariko nanone umuntu ashobora nose urajya ngo nose aragato ko kurya muri resitora nanjye njya muri resitora nta nutayiryamo twese nanjye njya muri resitora ariko ngerageza kurira igihe saa 6 nkaba nariye kandi noneho nakumva mu nda hari ibimenyetso mfite bya amibe kuko nanjye ndazirwara nanjye nkanywa kuri wa muti kuko ntago ari ukuvuga ngo uyu muti mfite ntago
ari uvango ndavura umuntu burundu nakuvuga ngo byibuze mu mwaka umuntu yanyoye umuti wanjye amare umwaka nta bibazo afite akereka abaye ari wa muntu uyitaho kuri cyane ibigendanye n'isuku ashobora kumara imyaka 5 nta bibazo by'inzoka ubwo rero urumva ko umuti wanjye usenya kyste d'amibe ni gisabiko gisenya kyste d'amibe abantu benshi natangiriye Butare mvura abantu aho bitaga mu Cyarabu i Butare ngira ngo wenda hari abankurikiranye bari kunyumva nakoreraga mu Cyarabu Butare muri 2005 2007 2008 nyuma yaho nza gukorera Nyamirambo mvuyeyo nakoreye Nyamirambo ariko ubu nkorera Nyabugogo abantu benshi rero bazi umuti wanje harimo n'abahamagara batanga ubuhamya kuko hari abawunyweye wabagiriye akamaro wenda hari bari bwahamagare batange comment ku muti wanje ngira ngo nibyo reka dufate dutanga n'umurongo mugari kugira ngo batangire abaze ko ibyo byose uri hano kugira ngo bakubaze bagusobanuze abaza tariki se twabona gute twaboneka ryariweho umuntu akuganye ari amasaha wenda ukoreraho ari igihe runaka ari iminsi ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bakeneye kuza guhamagara mu kweshezo 78 411 cyangwa se 1051 turagenda tubakira hanyuma niyo mpamvu ari hano kugira ngo agende asobanura ibisobanuro byinshi cyangwa se ibisobanuro birambuye twe twacyari mu kiganiro cy'uruziga rw'ubuzima kiganiro nyamusanzwe mu gitambo kuri radio n'ubutangaje kuva kwa 2 kugeza kwa 6 saa 1 kugeza ku isaha ya 2 ubwo abantu bari buze ku telefone turabakira mu gihe batari baza urakomeza udusobanurira ku bijyanye ubwo turacyari kuri yangingo yindi twagomba kuganiraho igendanye n'itabi n'inzoga nacyo ntago najya buryo yo naje mu kiganiro ngomba kukigishaho kuko ni bimwe mu mwuga ni mumwe mu murimo nkora kandi abantu banziho yuko mbasha gufasha abantu bakabasha kuva ku biyobyabwenge kuko navuga ko ibiyobyabwenge cyangwa se kunywa inzoga zikagenda zikagera ku rwego kugira chronique cyangwa ugahora unyoterwa ugahora uzishaka hari icyo twita ihamu cyangwa se irari mu gihe umuntu yanyweye inzoga zikoroneza imyanya y'ubuhumekero noneho bigatuma mu myanya y'ubuhumekero mu muhogo cyangwa se mu rwugano ngogo ntuzaze imyanya y'ubuhumekero hakabamo icyo nakita icyaka guhorana ya alcohol ikwere icyo niti icyaka ku buryo uhora unyeterwa wumva uzishaka noneho ni muri urwo rwego rero tubasha gufasha abantu tukabaha umuti bakawunywana n'inzoga kugira ngo babashe kuziba izo zanyu izo ngizo tumundi tumusaba ko agomba kutubwira inzoga akunda kugira ngo abanze kuyaze kuyinywana wa muti abashe kuyihurwa avemo munazireka zose cyangwa amugani biterwa n'inzoga oya ubundi hari icyo bita hari ubundi dukoresha ubwoko bitewe n'inzoga akoresha hari ikiganiro tugirana tukamenya imyaka amaze anywa izo nzoga n'itabi cyangwa yakoreshaga cyangwa se urumogi igihe amaze arunywa noneho tukamuha umuti dukurikije amakuru yaduhaye kugira ngo abashe gukira rero abantu benshi bamaze kunywa uyu muti wabashije kubafasha kandi birimo biragenda neza nkurikije ko ari urubyiruko ruritabira mu kuza kwivuza yemwe n'abasaza n'abakecuru ari abarya ubugoro nk'uyu munsi narindi Muhanga aho bita mu Kibirigi navuye umukecuru imyaka 50 unaniwe kure ku bugoro reka iriraga ikintu bita ubugoro bwaramwishe ariko wumve yuko ebana navuye mu masaha 11 erega Bosco reka mubwire we nureba harimo abantu benshi muri ubu buzima turimo muri uruziga rw'ubuzima usanga rimwe na rimwe hari byo bahura nabyo cyangwa se hari igihe ubuzima ibiro bitagenda neza ubuzima bwabo ntube nkuko bwakabaye neza ahubwo bigaterwa n'ibyo bimitse muri bo nese amugane nkuko je twagiye dukomozaho tuvuga ati ya mibare twakoze yose uragira ngo ufite mu mutwe muzima hari kinanirana ariko so wajya kuyikora gute mu mutwe uri utekereza ati kwa runaka nyande nko mu giturage hari ahantu usanga umuntu azi ngo kwa runaka uyu munsi bararura niba bakibisi bagitara zanzagwa zabo ati kwa runaka umunsi bararura kwa runaka urumva hari umuntu ugeze gukora skandali yagiye ahantu mu giturage ahantu usanga mu ntoki imbere bijya ariko babaje umusige numva ko bashaka kwa barabiciye ibyo kwenga mu giturage bagatarira mu ntoki yo ngiyo sasa rimwe aza kugenda ageze basanga nigera avuye mu murima hinguye aho afite usiko ku rutugu aragenda ahantu yazamukaga hari ahantu ku gasozi arebye abona abantu hejuru abona abantu mu ntoki nk'iyo ngipfu
kandi bariho barashingura wababonye agira ngo bariho bararura inzoga yemwe ngo nimumbanze ngo numva icyaka kimereye nabi kandi abantu barabashingura numva nk'uwo muntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo yumva ko ikintu cyose cyabaye inzoga iyo abantu baramuriya baravuga isi umuntu bitibye urumva rero ukibaza nabigezeho hano bashingura ati mumbanze utazi ngo ari mu kihe gikorwa biba ari ibibazo ibyo byose ni ikibazo cy'imitekerereze cyo kwimika ibintu muri weho ubundi hari icyo bita principe amahame inzoga cyangwa se alcohol